yatangiye yishyuza ku itariki 6 bavamo bagenda bacekinga, ariko ku itariki 10 nibwo banditse inyandiko ibasaba kwishyura. Hanyuma rero n'abageni nabo bandika urwandiko rubwira hoteli ko bahawe serivisi mbi, bagombwa ibisobanuro, bagahabwa indishyi y'akababaro. N'urwandiko ruriho Mr and Miss Musemakweli, ruriho Kibagabaga Kigali Rwanda, email ruvuga yuko refund and compensation ari byo bagomba gusubizwa bingana n'ijoro rimwe kuri buri cyumba, kandi bagahabwa 40% y'ibyo bakonsuminze. 40% y'ibintu bakonsuminze cyangwa ndi kureba ibarwa Osokimu ibarwa ndayikoherereje ngo forwardinze ibi bintu byose, yaba aya mafacture n'izi baruwa z'impande zo iyi barwa ndaziguhaye. Osokimu you can checkinga ntuzayo ndayiguhaye, manzu zikishamwe amaso, manzu zirebe. Komeza ariko ndaza kugira ngo tuze gutinda kuri iyo ntuza. Komeza. Urumva nyine abageni banditse barwa nyuma y'uko hoteli yanditse ibishyuza. Ndumva wantumbaje ngo ni bandi banditse mbere, wanditse mbere n'uwishyuzaga amafaranga, hanyuma rero uwo agomba kwishyura nawe yandika ibaruwa y'ibyo yifuza nyine. Komeza. Muri iyo baruwa uraza kuyibona y'abageni, hari ahanditse ngo formal apology. We expect a written apology from Chateau Marara Hotel Management. Bifuzaga imbabazi zivuye muri Chateau Marara bagaragaza intege nke zabo, kandi iyo baruwa ikabigaragaza ububasha buke muri planning n'imigendekere ya serivisi zabo mu bukwe bwabo bwabaye kubera ku 3 kugera kuri 6 z'ukwa 2025, kandi bakirengera ingaruka bahuye nazo z'amarangamutima yabo yangiritse, ibijyanye n'amafaranga yabo yahatakariye n'izina ryabo ryangiritse byatewe na serivisi mbi bahawe. Kandi iyo baruwa hoteli yanditse ikagomba kuba igaragaza ko umuriro wabuze, ibiryo bibi bahawe bidafite isuku, no kuba abakozi barabaye bake cyane mu gihe bari babakeneye, kandi bakagaragaza yuko bafite ingamba zo kuzakosora amakosa yose yabayeho, bitaba bakaba bagira reputational damage and witness, kubera ko ngo bafite abantu barenga 40 b'abanyamahanga n'abanyarwanda bakurikirwa na miliyoni zirenga 3 ku mbuga nkoranyambaga. So nukuvuga ngo ahangaha muraza kumbwira abanyamategeko muri ahangaha, nukuvuga ngo muri iyi baruwa niho handitsemo ko niba tabikora bari bwifashe social media bakabaha reputation mbi. Niba ndi kukumva neza? Bakagaragaza ko bahawe serivisi mbi cyane. Ibyo bintu biri muri iyo baruwa? Icyongereza cyanditse neza cyane ko niba hotel nitabasaba imbabazi bari bandagaze kuri social media cyane. Birimo rwose ndumiwe. Komeza. Ndashaka noneho tujye kuri biriya byo kurya, hanyuma unatugarure ku dusimba twabonye mu byumba. Byagenze gute? Byumba bagaragaje ko harimo imibu myinshi. Tuganire nk'abanyarwanda hano, ni ukuvuga ngo ibyumba by'ahantu byo muri Chateau Marara bifite ibintu byica twa tuntu twica imibu, bikagira n'amamustikeri. Ugiye mu cyumba ukaza kugaruka wafunguye amadirishya imibu yisanga mu bugomba we personally kugenda ufunze amadirishya, cyangwa ukavuga bakaza kuyagufungira, kuko imfunguzo za hoteli ziba ari ebyiri, urwawe n'urw'aba housekeeping cyangwa housekeepers, uko babivuga nta kintu bindeho timbize. Noneho rero bavuze ko imibu ari myinshi cyane. Imibu uko byagenda kose usize icyumba gifunguye imibu igomba kubihari. Icyo bakivuze biriya biryo mwabonye ku nkoranyambaga ni iby'abakozi ba Chateau Marara, ntabwo ari ibiryo bahawe, kuko amafoto y'ibiryo babaye basavinzwe arahari. Kubera tugarutse nyuma tugashyira mu nyurabwenge biriya biryo bipostinzwe bimeze kuriya ari byo wahawe ku munsi wa mbere ku itariki 3. Ntabwo wageza kuri 6 ukibirya utarajya imbere ngo ujye gufata ibiryo muri hoteli ya papa wawe, cyangwa ngo unagende ujye gushaka ibiryo bindi. Ntabwo wakihangana icyo gihe cyose. Ni iby'abakozi ba hoteli, kuko amafoto nayo arahari, uraza kureba
ni by'abaho abakozi bo muri hoteli bafotoye ntago ari mini zabo nazo zirahari. Icyo ni kimwe cy'icyumba n'ikibiryo. Icya kabiri ku bijyanye no kuvuga ngo harimo abantu bariye bararwara, ikiriza ko aho ngaho dukeneye ukuri kurenze ko kugaragaza abantu bariye ibiryo bakarwara nabo bagakomeza bagakosimiga za serivisi z'abantu bariye ibiryo bakarwara n'ikidemeza ko babiriye bakarwara. Aho naho karakeneye cyane kugira ngo dukomeze tubone amakuru yisumbuyeho. Icya nyuma ku itariki ya 12 habereyemo ubundi bukwe bwitwa Frank na Alice bwabaye RDB ihari yaraje iragenzura ubukwe buba RDB ihari burarangira nta kibazo na kimwe cyabayeho. Ubwo byasaba yuko kuba ageni tumenya ngo umuntu wari ibiryo akagira ikibazo ninde, imibu mu cyumba yahageze bigenze bite, icyumba ntabwo yahuye n'utuno tumashini tuno twuma twica imibu. Ibyo nibyo dukeneye ni fact kuko fact. Ahangaha rero ahangaha ndeka urakoze cyane Ponde, uraza gukomeza. Ahangaha kuri amakuru avuga ko iyi mibu no kugira ngo turadusema twinjire mu nzu bigende kura mwabibonye uve kuri ba Brenda bavuga ngo I still get nightmare. Wari ufunzwe se wari rwatana mu kuburyo you get nightmare kuki utatashye ibi bintu. N'uwo muri barabakobwa yaranditse ngo n'uyu munsi mbere y'inse birangagira nightmare ngo y'ibyabaye. Hano tugende gakeya, nukuvuga ngo aba bantu tugende none bro ngo aruzi nightmare cy'ibishaze kuvuga. So tugende gatoya rero, tugende gatoya. Nukuvuga ngo hano amakuru avuga ko first of all twibukiranye ko ibyumba byakiriye abantu double. Abantu bagomba kwinjira muri hoteli mumanze mwumve abantu 280, abantu 188 biyongereyeho kuri buffet cyangwa ku byo kurya, barabagaburira baraceceka ariko baha facture. Icyo ni cyambere. Icya kabiri bivugwa ko ibinyobwa n'ibindi biribwa mbere yuko bajya hanze muri iyo hoteli, nukuvuga ngo ibyo kurya abantu bazanye bari abantu ariko target ibyo kurya byinshi bigomba kuva muri hoteli ya se w'umuhungu. Izi hoteli ziregeranye. Delta ya se w'umuhungu ariyo baje baharabika amarara ba promotinze iyo hoteli Delta. Abantu 600 muri kuri TikTok ibi bintu batubwiyeho. Mbibutse ko dufite platform ebyiri hano, dufite abantu 600 kuri TikTok, dufite abantu 500 hafi hano kuri X. Abantu muri kuri TikTok nezeye ko muri kumva ibiri kuva kuri ntuza neza kuri X. So nukuvuga ngo tugiye kureba impamvu utudusiba twinjiraga. Hari Vavier ibintu babisikanagamo. Akozi ba hoteli ba Marara byari bibagoye kugira ngo baje gucekinga ibyumba. Uzi umuntu ukinze icyumba utahamagaye umukozi cyangwa ngo umuntu aje gucekinga, biba ngombwa ko bamuhamagaye ntabwo bari kujya ku cyumba ku kindi. Harimo abantu batandukanye ngo baje gucekinga ibyumba. No, iki kintu ku bintu byerekeranye n'amasuku ngo amasuku atarakozwe mu byumba. Mwibuke ko nta cyumba cyari kirimo umuntu umwe. Bivuze ngo ntabwo ibyumba byigeraga biba disponible kugira ngo abakozi binjiremo. Iyo habaga havuyemo umukozi umwe, umukiriya umwe, undi yarinjiraga. Ntabwo icyumba cyari kirimo umuntu umwe. Harimo byari bimwe abantu 2, 3 ndetse no kurenza muri ibi byumba. Byari bigoye abakozi kugira ngo binjirane abantu bari muri ibyo byumba. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ibyo kurya n'ibinyobwa. Hari ibinyobwa byagiye bivangwa mu mamodoka bari baje bapakiye, byagiye byinjizwa, ariko ngo byinshi cyane byinjijwe igihe umuriro wari ubuze. Umuriro urumva abantu 63 kubaraza mu byumba 20 ubwo kimwe tugiharira abageni 263 ubwo ni 32 ibyumba 20 abantu babirayemo batemwakagirima. Ubwo mu cyumba harimo nk'abantu bange mukoze imibare. Urumva ko bigoye kumenya ngo harimo umuntu cyantarimo. Kandi muri checking ya hotel ubundi yo udamagaye mu housekeeping wazakora amasuku ntabwo yabukomanya n'isoza gasamwe mu rarwituru ntabwo yazwinjira ngo umutamamagaye. Urumva ubwinshi bw'abantu burengeje ubushobozi bw'ibyumba ibyo nabyo ntabwo tugomba kubivuga. Ibyo ngibyo mbabarire ubyirengagize. Ibyo ngibyo iryo jambo warugizeho ibi ngibi umuntu yangereye amaranga ati ngo defate ibyo ngibyo bireke kuko ibyahabereye nagahoma munwa byihorerekana abantu barekere privacy yabo. Nabiretse ngo defate nagize ikinyabupfura ntabwo ndibuze kubivuga kuko ndagiriwe inama n'abanyabwenge kandi abona ngewe biterwa n'abantu nakiri hano hari abantu bakuru I will be
professional uyu munsi mureke mbe professional tuze kuvuga ku bintu kuko it's very very sensitive iki ni ikintu niba byagiye no mu nkiko byagiye no muri ribu ahangaha ndaza kugira ikiremo mfura tugende gato ntabwo ndibuze kwinjira mu bikorobero byabereye harako bitagahinda tubyihorere so tugaruke gatoya ikintu gitangaje hoteli ya se w'umugeni Delta yegeranye na Marara maza kumbira birakwiye ko mu mivugire bashobora guharabika iyi hoteli y'uyu bashobora guharabika Marara ariko bagapromotinga Delta birakwiye ntabwo bikwiye ariko barabikoze baravuga ngo hari hoteli iri iruhande baduhaye service nziza ndetse ku mafaranga make 12,000 iyi hoteli abageni barimo kuvuga ni hoteli ya se w'umugeni bro umusaza uyu mugabo nyiri iyi hoteli Delta yarari muri ubu bukwe muze usaza kumuvuga izina ntega amatwi muze uretse gato reka nibarize uyu musaza nyiri hoteli iyo ubona bafata business ya mugenzi wawe muri mu competa bakayirimbura bari gupromotinga hoteli yawe Delta idafite standard nk'iza Marara urarya mugasinzira niba service hotel uretse gato kuki wemereye umuhungu wawe akajya gukorera ubukwe muri Marara kandi uzi ko hotel yawe ifite service kurusha ira Marara kuki mwarese akajyayo icyo kibazo nibaza ntabwo bikwiye gufata hotel muri hotel competition ugafata hotel yanyu ukavuga ko ita service nziza iyo umuturanye yaguhaye service ukayandaza aka kageni ntabwiye hotel aba bageni gerageze navuga ngo bagiye gufata hotel Marara bashaka kugira ngo bayishehe igisebo kugira ngo izabo zipromotingwe hotel ya se uyu mugeni yashizwe yaravuzwe ivuna n'abantu n'aba influencer bavuga ko yo itanga service nziza bavuga n'ibiciro batangira breakfast bishoboka bite ko ushobora kuzuga promoting hotel ya Sko ugaharabika yaguhaye service ibi bintu ko mutabivuze mu bintu byavuzwe n'urusobe kuri social media ko tutigeze tubona abantu bakomoza kuri hotel yise uyu mugeni kujya bintu byagizwe ubwiru ntimutubwire ko ise uyu mugeni afite hotel bagikanye na hotel Marara ndetse no muri uku guharabika Marara iyi hotel bayishyize mu majwi bakavuga ko yabahaye service nziza na breakfast iryoshye cyane mu 12 iyo bataza kuyigira bari kuba ku kibuye muri kubicyo kintu iyi hotel Delta tugereranyije ngiye kugeza amasaha tugereranyije na hotel Marara iyi ngiyi ni nka moteri ntabwo service zihuye na standard ntabwo ari zimwe iyi hotel Delta yatetse ibyo kurya isavinga ibyo kunywa bakabitwara mu bwihisho bakabitwara muri Marara kuko iyi hotel ni ya se w'umugeni ntabwo babishyuzaga ibyo biciro ni ibyo binyobwa nibyo byo kurya wowe utubwiye ko hari brushette zagaragaye umuriro ugarutse basanga ibinyobwa n'ibiribwa bindi biri muri hotel ariko bitigeze biserva n'aba bantu bo muri hotel Marara ahanga tugiye kubisesengura mu magambo yibitse ni igitero hotel ate ku yindi ni igitero cyatewe ku yindi hotel tugende gakiyemo abantu ibi bintu byose ntabwo byavuzwe mu biganiro byavuzwe nta muntu wigeze uvanije mu kanwa ko uyu musore w'umugeni hotel Delta ya papa we ibagikanye na Marara yajyanye ibyo kurya cyangwa yohereje ibyo kunywa rwihishwa muri hotel Marara muri aba bageni ahangaha mu magambo yakoreshejwe bapromoting iyi hotel ya se w'umugeni ariko baharika hotel yindi yabakiriye ntabwo bigeze bahingutsa ku iyo hotel ari yabo it's not fair aba bantu basohoka muri hotel basohoye ibikapu rwisha ntabwo bigeze basezera muri hotel niba bari bahawe service mbi kuki batafesinze management ya hotel bagihari bakavuga ati rero service mwaduhaye ntabwo ari nziza turabigenza ukuntu oya baratorotse bakavanamo ibikapu babitwara muri hotel yabo ntabwo ibintu byigeze bivugwa bafataga ibikapu n'ibintu byabo bakabitwara muri hotel Delta ya se w'umugeni ituranye na hotel Marara abantu muri Marara bakavuga ati no abantu baracyari mahangaha nta kibazo anytime baraza kudusezera message nkuko pundi tabitubwiye message cyangwa invoice bayibahaye ni gute clearance ntigeze ziba muri iyo hotel kugira ngo basezere
bikanze abageni bagiye nk'abagiye kunyara, ibikapu byari byamaze kwinjizwa muri hoteli yabo ituranye n'iyingiye, byamaze kugenda tayari. Niba ibaruwa yanditse ivuga ko hoteli Marara nidasaba imbabazi kugenda k'umuriro, bafite miliyoni 6 bari buze kuyandagaza bakayisebya itazigera yeguka ukundi. Ibi ngibi byo muraza kubivugaho iki? So komeza Punda, komeza utubwire uko byarangiye. Peacemaker, ndakumva njyewe ndakumva. komeza aho wari ugeze. Komeje kugutega amatwi tubwira aho bigeze nuko byifashe uyu munsi. Uko byifashe habayeho ko ubwo impande zombi kumvikana biranyurana hagati ya management ya hoteli n'abageni uburyo buri amicable cyangwa se bwo kumvikana biranga. Habaho ko hoteli yiyambaza umunyamategeko wabo, noneho rero baravuga bati reka twohereze umunyamategeko ajye kuvugana n'aba bageni turebe ko ibintu byagenda neza cyane rwose. Umunyamategeko witwa Maître Orangwa. Noneho umunyamategeko agerageza gushaka ko ibintu byakemuka hatabayemo ibintu by'induru n'ibibazo bikomeye, kubera ko buriya mu nzira zo gukemura ibibazo ubundi habanzaho ibiganiro byakwanga, hakabaho ubuhuza bwakwanga, hakabaho inzira z'inkiko. Byaranze izo nzira z'ubuhuza kumvikana byarananiranye, nibwo hatangiye nyine atake ku mbuga nkoranyambaga, space poste, ubuhamya bw'abahawe serivisi mbi, amafoto y'ibiryo bibi bitajyanye ngo na standard y'inyenyeri kandi nta nyenyeri 5 ifite, ni bazahabwa inyenyeri mu mpera z'uku kwezi, nta nyenyeri n'imwe bafite. Ubwo biba ngombwa yuko ubona ko nta kintu cyo gukora, kuko urumva ku mbuga nkoranyambaga umuntu uvuga niwe ufatwa nk'ufite ukuri. Shaturo Marara biyemeza kugana inkiko baregera kwishyurwa no kuba baharabikwa defamation nyine, kubera ko ifashe brand ukaba wayisebya uko byagenda kose, brand hari reputation yayo ibiri kwangirika cyangwa se igihombo ibura nacyo ubu cyangwa se mu hazaza. Naho ngaho bigeze kano kanya, kubera ko inzira y'ibiganiro byaranze. Ntekereza ko nyungwa no gukurikira, kuko RIB yamaze gutangaza ko ikirego cya Shaturo Marara yacyakiriye imira gikurikirana. Twebwe icyo dutegereje no kumenya ngo kirego procedures zizagenda bite, noneho n'abahawe serivisi mbi nabo ntekereza ko bagomba gutanga ikirego nabo, kubera ko ntabwo ntekereza ko bazatekereza guhamagarwa ngo bisobanure, bakabaye nabo batanga ikirego. Ubundi hakabaho kubwo tubona impande ebyiri, uruhande rwishyurwa n'uruhande complaining service mbi, tukabona izo manze ebyiri uko ibiganiro byaranze. Kuko ndiraho amafoto cyaracaye ku nkoranyambaga y'amafunguro bavuga bahawe kandi ari ay'abakozi mu gikoni, ukareba ibyo byose byanditswe izo baruwa, urabona ko ibiganiro ku neza byaranze nyine. Okay. So ngayo nguko ndumva ntabwo ahangaha ntabwo ukuri bisaba kugira ngo tumare umwanya muremure. No, ntabwo ariko bimeze. Aha hantu harimo guharabika gukabije kutashatse kuvuga. Abantu baraza hano, izi za nyirabutisiga zikoresha social media ziraza hano zirarambarara, bagaragara ko bahawe service mbi. Ntabwo mwahawe service mbi. Aba bantu hari byo ntaribuza kuvugira aha, ariko niba na ngombwa igihe kizagira umuntu abituritse. Ariko ahangaha habayeho guharabika hoteli. Ntimwigeze mu bintu byavuzwe, no ntimwigeze babahingukiriza ko mu kwandagaza Marara bapromotinze hoteli yabo, hoteli ya se. Niba bari baha service bikubera ki batafashe hoteli ya se. Ariko ne mwabyumvishe neza, mwumvishe aho intandaro yavuye. Intandaro yavuye kutabagabanyiriza ibiciro, kandi hoteli yatanze promotion. Ibi ngibi urumva ko habayeho kutumvikana na management, bakajya gushaka nimero ya CEO cyangwa ya nyiri hoteli Marara, bakamuhamagara mu Bufaransa. Amakuru mfite, uyu mugeni ngo yavugishije uyu musaza, ibiganiro ntibyagenda neza. Uyu mukobwa, uyu mugeni aramwubahuka, umusaza agira amubwira ati mwana muto, basi noneho ibya business cyangwa ibya business reka tuse nk'ababyirengagije, basi mvugisha nk'umubyeyi, nk'umuntu kurusha imyaka, kuko urukumvugisha
ni ikinyabupfura gike. Basi nk'umubyeyi w'umunyarwanda gerageza gushyiramo ikinyabupfura mu kumvugisha kuko ndakuruta. Aya n'amakuru angeraho. Uyu musaza uyu mukobwa mu kumuvugisha yageze nuvuga ngo aba bageni banze kumugabanyiriza ibiciro. Hari ikintu mutari kumva, baragiye barabukinga barabagabanyiriza uburyo bagombaga kubagabanyirizamo bararanja, ariko amakuru mfite hoteli kuko ngo iganwa n'abifite gusa bageze muri season wasanga ari bari baraplaninze bashyiraho n'ukwezi bavuga ko icyo gihe nikigera bazashyiraho promotion noneho n'abantu bafite ubushobozi buke bakagana iyi hoteli. Ibyo birakorwa, urumva ni gahunda za hoteli. So umugeni akimara kubibona ariko yaramaze kubukinga nibwo yegereye nyiri hotel management aravuga ati no, ibi ni gahunda yari iriho yakozwe, mwe mwamaze kubukinga mwamaze kwishyura 30% ntibyakunda. Aravuga ati wowe uramenyera ko hotel atari ya so, reka shake nimero yihamagarire nyiri hoteli. Bahita bahamagara nyiri hoteli Marara. Aravuga ati wavuganye na management, ntabwo ndi mu gihugu simpari, diringa nabo bantu. Umugeni afatiraho kugera naho yubahutse uyu musaza mubwira nabi. Marara aramubwira ati ngaho mbabarira basi ibya business tubishire hanze, mvugisha nk'umubyeyi w'umunyarwanda urimo kumburira ikinyabupfura uri kunganiriza nabi, ntabwo ari ukuryo wakabayunganiriza. Twumvikane mwumve neza cyane. Uyu mugeni ngo ahita ava kuri telefone aragenda. Umusaza ahamagara abakozi barababwira ati umuntu mvuganye nawe afite amarere kandi ambwiye ko bafite imbuga nkoranyambaga, mwoka byaramwe bakozi beza mwiyeranje muhereza abantu service irenze izo mwahaye abandi bose, ntihagire ikosa rikorwa. Ibi ngibi nibyo ni umuntu wari wese abibwira abakozi, n'uwari wese ntekereza ko izo ni imvugo zikoreshwa kenshi. Agera naho ababwira avuga ati icyumba cya VIP iyo residential muze kwibahera ku madolari 700, sinzi amafaranga anga hari, muze kuyabagabanyiriza cyane bishoboka. Yewe ibyo kunywa bidasembuye fanta yahariya ni 3,000. Aravuga ati kugira ngo abantu tutandukane n'abamahoro muyibahera 1,500 muyikure kuri 3 maze bishime ubukwe bwabo bugende neza. Niki iyi hoteli itakoreye aba bantu? Bagombaga kwakira abantu 200, bagombaga kugaburira abantu 288. Twumvikane. So ibi bintu byose ntabwo byavuzwe, ariko ikintu gitangaje ntabwo bigeze batubwira ko iyi hoteli yaba bageni iyo bita Delta ni ya se. Uyu musaza ikintu cyambabaje, uyu musaza yarari muri iyi hoteli yaratashukwe bw'umuhungu we, yararetse abana be bandagaza hoteli y'umuturanyi bro.